Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahereze interuro 5 ushobora kubukora muri makeya zituma umukobwa agukunda. Birashoboka yuko utagumana n'umukobwa kabiri bitewe n'aya makosa 5 akorwa cyane. Ndashaka kugira rero ngo yakosore, ndaguhereza interuro 5 zikosora ibyo ushobora kuba wakoreshaga mu gihe utereta umukobwa ukabona bigenda binanirana. Ndabanza rero mbanze nsuhuze umuntu witwa Twishime Jean d'amour. Ndagusuje cyane kandi nkwifuriza ibihe byiza uherereye hose. Wakoze cyane gusiga comment usaba yuko twagusuhuza. Nawe kandi niba ukeneye ko ngusuhuza, ibuka usigiye izina ryawe aho hasi muri comment. Uyu munsi rero nabatindiye, ndashaka kugira ngo nguhereze tips cyangwa se icyo uzifashisha mu gutuma umukobwa muri makeya umugarura mu rukundo. Umukobwa wakunanije nuko nguko umugarura mu rukundo vuba na bwangu. Ese waba wiziho kuba wandikira umukobwa message surtout, kuko ibi bigaragarira kenshi muri message. Ukaba umwandikira message uvuga uti bite ko utavuga, kuki utakinsuhuza nk'ibisanzwe, cyangwa se kuki utakinsukumira message nk'ibisanzwe. Waba wohereza umukobwa message nk'ingi, iri ni ikosa rikomeye cyane bituma umukobwa kubona yuko uri desespere, cyangwa se nta wundi muntu ushobora kuba uri kubona kuri iyi si. Kandi urabizi ko ni twebwe twuzuye muri iyi si. Abakobwa turi benshi, abahungu muri resheshe kano kanya murimo murashakishwa. So kubona rero aguhunga ukabona yuko muri makeya ataguhereza agaciro, nuko wigaragaje mu maso ye nkaho uri desespere, nkaho nta bandi bahari. Dore uburyo wakosora rero iyi message ushobora kuba wamwohereje. Wavuga uti birashoboka ko uhuze nonaha, ndahari nuhuguka uze kuvugisha. Birashoboka yuko wohereje message ya mbere ukohereza iya kabiri ukabona yuko muri makeya ntari gusubiza, then ukohereza iyo ngiye uti bite ko utavuga, ukabona yuko muri makeya ubaye frustré ukuntu ntago wiyumvisha uburyo atari gusubiza message kandi mwaganiraga mu bihe bisanzwe. So kumukosora rero nuko umubwira uti birashoboka ko uhuze nonaha, ndahari nuhuguka twavugana. Iyi message muri makeya nato yayo niba uri kuyumva urumva yuko yuzuyemo confidence nyinshi cyane, n'umukobwa nayisoma muri makeya arahumuka amaso abone yuko uwari gukinana nawe, cyangwa se wari gushaka kugira ngo agucishe hirya no hino, ntago uri muri iyo mikino. No games, ntacyo ukina nacyo kano kanya. Iyo ni message ya mbere rero, nkuko nawe babwiye wabonye icyo ugomba gukosoza. Iya kabiri ahangaha ushobora kuba wataye umutwe kano kanya ukamubwira uti siniyumvisha uburyo urimo kumfatamo, narinzi ko unkunda nkuko ndi gukorera nanjye. Urabona uburyo uje kano kanya. Iyi message imweretse yuko muri makeya utabona abandi bantu, cyangwa se icyizere ntagihari kuri wowe. Iyo wohereje umukobwa message nk'ingi aguca amazi, aguca delo. So ukwiye rero kwitonda kuba wasukuma message nk'ingi ku mukobwa, kuko igutesha amahirwe menshi cyane yatuma ukomezanya nawe. So icyo wakora ahangaha ni iki, wamubwira uti maze igihe mbona kuganira kwacu gucumbagira, niba unkeneye ndi available tubiganireho. Iyi message muri makeya nayo iragenda igaruka kuri confidence yawe, iramwereka yuko muri makeya uri open muri makeya kuganira anytime abikeneye, uri open kumuha umwanya wawe. So it's up to her niba koko agufitiye amarangamutima. Ibi bituma umukobwa muri make afungura amaso akabona yuko umuntu ari gukina nawe adafite ibimigaryo. So kosora iyo message niba uzi neza yuko ugenda usa nkaho uri kubeginga, koresha iyo nteruro yo gukosora kugira ngo rero yuko hari icyo biraza gufasha. Iyindi ahangaha
usanga abasore benshi bakora ikosa rikomeye cyane ni igihe uhora wiblaminga cyangwa se wisukumiraho amakosa ariko utazi imikino umukobwa gukina, aho ibintu byose abikublamingaho, ibintu byose abigusukumiraho, ahubwo ugahora ari wowe uca bugufi kugira ngo urebe yuko bucya mu gitondo uri kumwe nawe, ugahora usaba imbabazi, ukagenda ukavuga uti nsabye imbabazi niba nagukoshereje, sinabishakaga, ndakwinginze mbabarira cyane. Turi abantu turakosa, ni nayo mpamvu turiho kuri iyi si. Ni ukuvuga yuko amakosa ntazashiraho. So kuba rero wakosheje birumvikana yuko nawe ashobora kubakosa, ariko niba uzi neza yuko uhora usaba imbabazi amanywa na nijoro everyday, ninde wasabye imbabazi, ninde waciye bugufi? Ni wowe. Ibi umukobwa arabigusuzugurira cyane. Simvuze yuko utagomba gusaba imbabazi, mu nyumve neza n'abakobwa bakurikirana ibicano, mu gihe wakosheje birumvikana ni ngombwa gusaba imbabazi, ariko niba wiyiziho yuko everyday, buri munsi ni wowe ugenda ugasaba imbabazi, ni wowe ugenda habaye icyabaye cyose ni wowe wegera, ni wowe uciye mbere ukajya gusaba imbabazi, umukobwa ibingi barabigusuzugurira cyane, ashobora kugufata nk'inganzwa. Niki rero wabisimbuzaho? Icyo wakosoza ahangaha wamubwira uti niba hari ikintu nakubangamiyeho, please bimenyeshe tubiganireho, ndashaka kumva icyo nawe ubivugaho. Urabona yuko ntago winjiye usa nkaho urimo urabeying, urimo urarira kugira ngo ahari abantu bose bumve yuko ukeneye izo mbabazi, ahubwo winjiranye kakantu k'ubugabo, kakantu ko kumwereka I am the leader, ndashaka ko twicara tukabiganiraho. Uramugaragariza ko muri abantu bakuze, ntago winjiye nkaho uri umuntu usa nkaho isi yakurangiriyeho. Ibyo ntago bibaho. Uri umuntu w'umugabo, ugomba kwihagararaho, confidence ikaba hejuru mu birere. Umukobwa nawe muri make azabikubahira cyane kandi aguhesha agaciro, ko yabonye yuko ntago uri umuntu muri makeya ukambakamba buri kintu cyose cyabaye ni wowe ujya gusaba imbabazi umunsi ku wundi, ni wowe waguze amagifti kugira ngo ubabarirwe. No, it doesn't work like that. Urukundo muri makeya rugomba kuba naturel. Kuvuga naturel ni gute? Nuko habaho mwembi mugomba gukundana, ibintu biri clear, nta bintu by'amanyanga birimo. Alright, dukomeze ahangaha. Hari yindi message ushobora kuba wohereza kuri izi social media ko zizadukoraho cyane, kuri Instagram, kuri Facebook, kuri WhatsApp. Ashobora kuba yakwandikiye message cyangwa se nawe wamwandikiye, noneho we akasoma message yawe ukabibona, ukamwandikira message vuba vuba ku kanya uti ko mbona wandiye sine koko, waba ukinkunda? Urabona ubungubu uburyo mubwiye ibi bintu mbibona kenshi, kuko nanjye hari abantu bananyandikira ugasanga bambaza ati ko wandiye sine. Muri make hari igihe ureba na message wihuta, uri ku drivinga, sometime ntubone n'akanya kugira ngo uhite usubiza ako kanya, ariko ubifite muri gahunda, nimba pose no matter what ndaza gusubiza uyu muntu. Ugasanga umuntu rero bombarize nk'ama message 10-15, ukabona ari kukwandikira kugira ati ko wandiye sine bimeze gute, ese uracyankunda? Iki ni ikintu nacyo kitavugwaho rumwe mu bakobwa. Iyo wohereza ibintu nk'ibyo ngibyo ku mukobwa aguca amazi ako kanya, so making sure umenya uburyo ugomba kumuganiriza, aho kugira ngo uvugire ijambo nk'iri ngiri rigutesha agaciro mu maso ye, wamwegera ukamubwira uti agaciro urukundo rwacu, nizere yuko umeze neza. Ahangaha umweretse yuko muri mu rukundo kandi uri seriye mu byo ukora byose. Ikindi ahangaha umweretse yuko you care about her, uracyabaza uburyo ameze. Ibi rero ni nkuko mpora mbibasubiriramo buri munsi, umukobwa kugira ngo ugere hahandi mu ndiba y'umutima we, ni gukora kuri ya marangamutima ye. Nubwo bwose yara maze kabiri acecetse
ari kuri iyo scene cyangwa se ntari kuvuga, urabona yuko ubajije n'uburyo abayeho. Ibi rero biragenda bimutrava ati MC uyu muntu tutari kuvugana namusuzuguriye, ariko urabona ko akinyitaho. Ako konyine gashaka guhita kamugarura akagaruka kuri wowe. So menya uburyo uganiriza umukobwa biri easy guys, biri very easy. Niba ukeneye message nyinshi nk'izi ngizi, please andika ijambo uti Natasha duhe izindi video nk'izi ngizi. Ndi hano kugira ngo muri make mbafashe 100% kandi nzabikora, nzabibahereza ya. Ijambo rya nyuma hangaha, aho umusore muri make aba yacanganyikiwe, aba yumva yuko ibintu byamushiriyeho, umukobwa ntari kumwandikira, ukohereza message nk'iyi ngiyi umubwira uti ndakwinginze mbwira nibura n'ijambo na rimwe, ndashaka kumenya uko umerewe. Umukobwa hangaha guys, urabona yuko winjiye nabi, aho uri kumubeginga, aho uri ibi ntago bibaho. Ndi umukobwa nanjye unyohereje message nk'ingi umva ni bye ako kanya, urumva. Ahubwo mwegera umubwira uti nizere ko umeze neza, byose nizere ko ari amahoro, nunkenera toujours ndahari kuganira kuri any topic ya. Urabona uburyo umwinjiriye kano kanya, kambisubiremo. Nizere ko umeze neza, byose ari amahoro, nunkenera toujours ndahari kuganira kuri any topic. Guys, nizere ko izi nteruro ziraza kugufasha. Niba uhora uterwa indobo, niba uhora abakobwa barakunaniye kubera uburyo wohereza message, kubera uburyo wigaragaza muri text message, kuko niho bipfira kenshi, tangira uhindure uburyo uganiriza umukobwa kugira ngo umufatishe 100%. So ikintu nkwijeje 100%, izi nteruro naguhaye ya, hari zimwe zitavuga neza, zisoundinga nabi, nizo natangiriyeho. Niba wazisimbuza ibyo nakubwiye guys, ufite amahirwe menshi cyane yo kwegukana uyu mukobwa. Nuzaza ubutaha niba ujya ubona yuko bikunaniza cyane kuba utereta ukabona biragiye, maybe ni uburyo wigaragaza muri communication yawe. So turebe niba rero wasimbuza aya magambo ayangaya nkuhaye, kandi niba ukeneye n'ayandi, andika ijambo yego aho hasi, sibyo? Andika ijambo yego, cyangwa se unyandikire ayo ushobora kuba wohereza, nze kureba uburyo twayanononsora ya. Aho hasi muri comment you are welcome kuba wakwandika ijambo utekereza ko rishobora kuba rituma baguca amazi. So ndebe uburyo twarigorora. Alright guys, so niba ngibi rero narimba fitiye, nizera yuko umukobwa azagukunda bitewe n'uburyo wahinduye uburyo muganiriza muri text message. Mwari kumwe nanjye Natasha Kiza. Niba ukeneye izindi video, andika ijambo yego. Ntiwibagirwe kandi gukora subscribe guys, please. Ni benshi mureba video ariko mugenda mutakoze icyo kintu. So ntugende utakoze icyo kintu, ndashaka kugira ngo tugere ku bantu 200,000 please. Ikindi kora share, ikindi kora like, usige comment, ibyo byose ndabigushimira cyane. Turi kumwe rero, video ziri kuza muri iyi minsi ari nyinshi cyane. Naho ubutaha, ciao bye bye.